Turabakire bene data muri uyu mwanya kandi w'ijambo ry'Imana. Amazina ni Ev.Kimararungu Faustin, twongeye kubakira ku Buzima Bushya TV. Dukomerezaho icyigisho twatangiye gifite umutwe uvuga ngo ubwiru bw'Imana bwo gukiza abanyamahanga. Turashima babanje gukurikira icyigisho cya mbere, tugiye gukomerezaho igice cya kabiri. Dusubiye inyuma gatoya, twabonye ko hari ubwiru cyangwa se hari ibanga ry'Imana ritigeze rihishurwa mu isezerano rya kera ryo gukiza abanyamahanga, ariko bisa nkaho twarabivuze ko Bibiliya isa nkaho iyo isoma ikigaragara nkaho ari iy'Abisiraheli, kuko amateka avugwa n'ay'Abisiraheli. Ariko hari ibanga, hari ubwiru Imana yahishuriye Pawulo mu iyerekwa, nk'uko twabisomye mu gice cya gatatu cy'igitabo cy'Abaefeso, aho yavuga ngo ubwo bwiru ngo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu gihe cya mbere, ngo ahubwo muri iki gihe ngo Imana yabihishuriye ngo intumwa zezera n'abahanuzi ngo bikoresheje umwuka wera, ngo yuko abanyamahanga n'abayuda ari ubwoko bumwe, ari umubiri umwe, kandi bose baheshejwe ibyasezeranijwe no kwizera Kristo Yesu Umwami. Twabonye ko mu gitabo cya Maraki ni ibice 2:15, aho Maraki yongeye kandi kwerekana intego yo kurema umuntu. Yaravuze ngo mbese ngo ntiyaremye umwe, ngo naho yari ifite umwuka usagutse, ngo icyatumye ngo ireme umwe niki, ngo nuko Imana ngo yashakaga urubyaro ruyubaha. Twavuze ko Imana kurema Adamu mu isi nta kindi yashakaga kugira ngo isi ibe mu rubyaro ruyubaha. Ariko Adamu yaje gucumura, aho kugira ngo isi yuzuremo abakiranutsi yuzuramo abanyabyaha. Tuzi ko mu gice cya 16 mu gice cya gatandatu cy'igitabo cy'itangiriro hajya havuga uburyo Imana yarimbuye isi kubera ko abantu bari barabaye babi. Imana iza gukiza umugaragu wayo bita Nowa. Nowa yari afite abahungu batatu, umwe bita Shamu n'undi bita Hamu na Jafeti. Abo ngo nibo bakomotswemo abantu baje kuzura isi. Ariko Imana iza gutoranya muri Shemu, ikuramo umugabo bita Aburahamu. Twabonye mu gice cya 12 Imana ihamagara Aburahamu imukura muri Uriya Bakaludaya. Ariho tuvuga ko mu migisha Imana yamusezeranyije 7, umugisha wa nyuma yaramubwiye ngo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha muri wowe. Icyo gihe tuza kuvuga ko Pawulo yaje kubivuga mu gitabo cy'Abagalati ibice 3:8, yaravuze ngo ibyanditswe byamenye bitaraba, ngo yuko abanyamahanga ngo bazatsindishirizwa no kwizera. Ngo bibwira Aburahamu ngo ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, ngo yuko muri wowe ngo arimo amahanga yose azahererwa umugisha. Haleluya. Ibyo byerekana ko mu by'ukuri Imana yari ibwiye Aburahamu yuko kumutoranya ni ukugira ngo muri we izakuremo umucunguzi uzongera kandi kuzuza intego y'Imana yari yararemye mu muntu, kugira ngo Imana yongere ibone ubwoko bumwe cyangwa se ishyanga rimwe cyangwa se ubwoko bumwe. Niyo mpamvu twavuze ko Imana yakundaga kubwira Abisiraheli mu gutegeka kwa 2:7, Imana yakundaga kubibwira Abisiraheli ikababwira ngo nabo ntibakirate, ngo kuko cyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya suko barushaga ubwinshi andi mahanga, ahubwo gusa nuko Uwiteka yabakunze. Tubona ko rero ubwo bwiru bwo gukiza abanyamahanga mu isezerano rya kera risa nkaho ritagaragara neza, ariko Imana yagiye ikoresha abahanuzi kugira ngo bagende bagaragaza yuko abanyamahanga nabo bazinjira mu murage cyangwa se bazinjira mu muryango w'abana b'Imana. Aho twasomye ni ijambo ryavuzwe n'umuhanuzi Hosea ibice 9:27, yaravuze ngo abatari ubwoko nzabita ubwoko, ngo kandi abitwaga inyundwakazi ngo nzabita inkundwakazi. Ubundi inyundwakazi n'inkundwakazi byabaga ari umugabo washatse abagore babiri, umwe akamukunda undi akamwanga. Rero niko Imana yari imeze. Mu by'ukuri Isiraheli n'abanyamahanga bari ubwoko bwayo. Rero abanyamahanga bitaga abantu badakunzwe inyundwakazi. Noneho Hosea ngo azi guhanura avuga ngo none abitwaga inyundwakazi ngo bazitwa inkundwakazi. Rero ibyo ngibyo byerekana ko bandi batari ubwoko, abanyamahanga batitwaga ubwoko, bongeye kandi kwitwa ubwoko bw'Imana. Yesu aza kubivuga mu gice cya 65:1, yaravuzwe ngo nabonywe n'abatanshatse, nereswe n'abatambarije. Ndimo gusubira inyuma kugira ngo umuntu utarakurikiye inyigisho ya mbere nibura nawe tuze kuza kumva iki kigisho cya kabiri, nawe nibura yumvisha aho twahereye. abantu abanyamahanga
batashatse Imana, batigeze bagambirira kubona Imana, ariko Imana irabasanga irabiyereka. Twaje kubona ko Yesu Kristo aje mu isi, urubyaro rwe cyangwa se igisekuruza cye, tubona ko yari umuyuda, ariko tuza kubona ko iri banga Imana yagiye iryerekana uburyo yinjijemo umumaraya bita Rahabu n'umukobwa cyangwa se umugore bita Rusi. Abo bose bari abanyamahanga, ariko Imana ibinjiza mu gisekuruza cya Yesu kugira ngo yerekane yuko abanyamahanga nabo, iryo banga yongera iryerekane yuko abanyamahanga nabo bemerewe kuba mu muryango w'abana b'Imana. Twavuze ko Yesu yaje ari umwami w'abayuda. Abantu bazaga bavuga ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Yesu yabyawe n'umuyuda, Yesu yarerewe mu bayuda, ibitangaza byose yakoze yabikoreye bene wabo. Ibyo tuvuga gutubura imigati, gukiza impumyi, ni bene wabo yakizaga. Haleluya. Ariko tuza kuganira ko Yesu nawe yagiye agaragaza iri banga, yagiye yerekana uburyo abanyamahanga batari bazwe, ariko kandi yongera kwerekana ko abanyamahanga nabo bafite umurage mu bwami bw'Imana. Igihe yasangaga wa Musamariya kazi kwiriba, yamusabye amazi yo kunywa, Umusamariya wenyine aramubwira ngo ese uransaba amazi ute kuri umuyuda nk'abandi Umusamariya kazi? Arangije Bibiliya avuga ngo icyatumye amubwira cyo ngo nuko abayuda ngo banenaga abasamariya. Abanyamahanga bari abantu banenwa, ariko Yesu Kristo arabasanga nabo abaha agaciro, abakuraho ipfunwe. Ibyo nibyo dukwiriye kumenya ngo Imana umuntu wese imubona nk'ikiremwa cyayo cyangwa se nk'umuntu yaremye. Yesu yongera kwerekana rero yuko abasamariya nabo baremwe n'Imana, kandi nabo kubwo kwizera ari igishushanyo cy'abanyamahanga ko bose bazinjira mu murage w'abana b'Imana. Byerekana ko uyu Musamariya yagiye abibwira abandi bose bo mu mudugudu, arababwira ngo muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose, ngo murebe hari ko ari we Kristo. Bose abo mu mudugudu baraza bamusaba no gutinda muri uwo mudugudu. Noneho abo mu mudugudu babwira wa mugore, baramubwira ati noneho si amagambo yawe atumye twizera, ahubwo natwe twumvishe tumenya ko uyu ari Kristo umwana w'Imana. Rero Yesu Kristo yakomeje kwerekana ko abanyamahanga nabo bazinjira mu muryango w'abana b'Imana. Twavuze mu gice cya 10 aho Yesu yavugaga umwungeri mwiza, yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari zo muri urugo, ngo nazo zizumva ijwi ryanjye, ngo zizaza zibe umukumbi umwe, ngo kandi zigire umwungeri umwe. Abo ni abanyamahanga yavugaga, twarabivuze. Yesu Kristo mu gupfa kwiwe twavuze yuko mu by'ukuri urebye birasa nkaho yapfiriye abayuda bonyine, ariko Yohana yaje kuvuga, aravuga ngo ubwo umwana w'Imana azamanikwa ngo azihererezaho amahanga yose. Yesu Kristo yiherejeho amahanga yose, yihereza abantu bose kugira ngo uzamwizera nawe azabone agakiza. Yesu Kristo rero mu kurangiza urugendo rwe, ndakeka ni naho ngaho twari tugeze mu cyigisho cya mbere, yari afite intumwa 12. Izo 12 nazo zari abayuda. Mu kubatuma rero kugira ngo abamenyeshe, mu by'ukuri mu kindi nacyo cyanejeje nuko mbere Yesu Kristo agihamagara abigishwa yigeze kubatuma mu ivugabutumwa, yigeze kubatuma kujya kubwiriza ngo abaha ubutware. Arangije arababwira ngo mugende ngo mubatatanye ngo mu miryango ya Isiraheli, ababuza kujya ahandi hantu hose, arababwira ngo mujye mubatatanye imiryango ya Isiraheli. Ariko noneho igihe cyo gupfa ko agiye kuva mu isi, mu bice 28:19 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, noneho harababwira ngo mugende mu mahanga yose, muhindure abantu bose kuba bigishwa, abazizera bazabatizwe, kandi babatizwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Rero Yesu Kristo noneho mu kurangiza urugendo arababwira ati noneho ntimujye mu Bisiraheli gusa, ahubwo mugende mu miryango yose, mugende mu mahanga yose, mubabwire ubutumwa bwiza, abazemera bazabatizwe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 ni ijambo tuzi cyane. Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yabasezeranyaga umwuka wera, arababwira ngo muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera nabamanukira, ngo muzabaga wo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya, kugira ngo abereke neza yuko noneho agakiza saka abayuda, agakiza n'abanyamahanga nabo bakwiriye kwakira, bakwiriye kugerwaho n'ayo mahirwe n'ubwo buntu Imana yatanze. Ibyo byose turi kwerekana ko ubu buntu Yesu Kristo noneho yaje kubuheshura mu buryo bweruye, anatuma n'abigishwa biwe kugenda bamamaza ubuntu yuko noneho n'abanyamahanga bemerewe kuba mu muryango w'abana b'Imana.
ariko mu by'ukuri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10 hajya herekana uburyo ababigishwa nabo bari bakibaswe n'iyi mitekerereze y'uko agakiza ari ak'abayuda bonyine. Igihe umugabo bita Koroneliyo yabonye mwiyereka marayika musaba ko yatumira intumwa Petero, ariko Petero mukuza mu by'ukuri kubera ko aho yaragiye kuza hari mu banyamahanga, Imana ibanza gutegura ibitekerezo bye ubwo yamwiyerekaga mu nzozi, ngo abona umwenda w'umukoma hasi ngo uriho inyamaswa zitandukanye ngo z'amoko yose. Arangije umuntu ngo aramubwira ngo nabyuka arye. Kubera izo nyamaswa nigeze gusoma komanteri y'iki gitabo y'iki gice, baravuga ngo izo nyamaswa Imana yamweretse mu gitabo cy'Abalewi ibice 11 hajya havuga inyamaswa Imana zimwe yari yarabwiye Abisiraheli zizira n'izitazira, noneho Imana ngo izimwereka zose. Petero aravuga ngo sinigeze ndya ikintu gihumanya. Imana iramubwira ngo ikintu Uwiteka yahumanuye ntukakita ikizira. Nibwo haje za ntumwa zivuye kwa Koroneliyo, ngo ageze kwa Koroneliyo, ngo ageze ngo asanga Koroneliyo yateranyije bene wabo. Ikintu cya mbere Petero yaravuze ngo muzi neza yuko umuyuda atemererwa kugenderera undi wo mu bundi bwoko, ariko aravuga ngo Imana yamubwiye mu nzozi, iramubwira ngo niba hari ikintu Imana yahumanuye ye kwita ikizira. Ariko mu by'ukuri byo Imana yabikoresheje, izo nzozi yazikoresheje kugira ngo ikure Petero, imukuremo ibyo bitekerezo byo kumva ko agakiza ari ak'abayuda konyine. Niho Petero ijambo tujye dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 haravuga ngo Petero aterura amagambo ageze kwa Koroneliyo, aravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyemera agakora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Petero nawe uwo munsi amenya ngo agakiza sakacu gusa, n'abanyamahanga Imana yarakabemereye. Bibiri igivuga neza ko yakomeje kubabwira ubutumwa bwiza, arangije ngo umwuka wera arabamanukira, ngo abari bajyanye nawe bo mu Bayuda ngo baratangara cyane, baravuga ngo mbese abanyamahanga nabo ngo bahawe umwuka wera nk'uko twawuhawe. Icyo gihe bimenyekana neza yuko no mu Bisirayeli no mu bigishwa yuko agakiza kageze no mu banyamahanga. Mu gice cya 9 hajya hatwereka uburyo Imana yahamagaye umugabo bita Sawuli warenganyaga itorero rya Kristo, ariko Imana imuhamagaye. Amakuru yose nyatindamo cyane, yagiye mu banyamahanga. Umunsi umwe ngo yagiye muri Antiyokiya ngo avuga ubutumwa bwiza, ngo maze kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu baramusaba, baramubwira ati noneho turakwinginze kugira ngo wongere utubwira ayo magambo ku isabato ikurikira. Aricara ararindira isabato igeze ngo abantu bose mu mudugudu bishimira kumva amagambo, ngo ariko Abayuda bamwe ngo batangira kumugisha impaka ngo banamutuka cyane. Arangije ababwira ijambo ryiza cyane, aravuga ngo byari bikwiriye yuko ari mwebwe mubanza kwakira agakiza, ngo ariko ubwo mukanze ngo duhindukiriye abanyamahanga, ngo kuko iki ari cyo Umwami Imana yadutegetse ngo kugira ngo tujyane agakiza kugera ku mpera y'isi. Bibiri igivuga neza ikavuga ngo uwo munsi ngo abanyamahanga ngo bishime yuko n'abagakiza kabagezeho. Iryo nishimwe umunyamahanga wese. Twaravuze ngo umunyamahanga ninde? Ni umuntu wese udakomoka kuri Aburahamu, ni umuntu wese utari urubyaro rwa Aburahamu. Uwo muntu wese ni umuntu n'amoko yari yaraciriweho iteka, n'amoko atarafite umurage mu Bisiraheli, ariko Imana kubw'urukundo rwayo yashakaga kandi kongera kuzana ubwoko bumwe. Rero igice nshaka gusomaho ni igitabo cy'Abaefeso, ni ibice 2 umurongo wa 11, naho tureba iki kintu ku banyamahanga, ariho tuza kugana ku musozo. Yaravuze ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri aba bakebwe n'intoki ku mubiri bitaga batakebwe. Ni ukuvuga ngo Imana imaze guhamagara Aburahamu, ikimenyetso yamuhaye cy'uko imuhinduye ubwoko bwiwe n'urubyaro rwe, yamuhaye ikimenyetso cyo gukebwa. Niyo mpamvu abanyamahanga twitwa abantu batakebwe. Aravuga ngo mwibuke icyo gihe ko mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubw'Isiraheli, muri abashyitsi ku masezerano n'ibyasezanijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Twebwe abanyamahanga twari mu isi tudafite Imana rurema. Haraho Paulo yavuze, aravuga ngo twari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Haleluya. Twebwe twari imbata z'ibigirwamana, ntabwo twagiraga Imana rurema. Haleluya. Niyo mpamvu haraho mu gitabo cya Yohana, urwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice 5 umurongo wa 20, haraho Yohana yavuze, aravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Haleluya.
icyo ni ikintu dukwiriye kumenya neza yuko aho Yohana yavuze aravuga ngo Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tumenye iy'ukuri, tumenye Imana y'ukuri, kandi ngo iyo Mana y'ukuri ngo ariyo bugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Haleluya. Yaje aduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, turi mu y'ukuri, ngo kandi iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Uho yavugaga Yesu Kristo. Abanyamahanga ntitwari dufite ubwenge bwo kumenya Imana y'ukuri. Niyo mpamvu hano Paulo yavuze aravuga ngo twari mu isi tudafite Imana rurema. Haleluya. Ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu, ngo mwebwe abari kure kera, ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Noneho twakuwe kure twigizwa hafi n'amaraso ya Kristo. Ngo niwe mahoro yacu, ngo kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, ngo akuyeho bwa bwanzi, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango ngo umubiri we, kugira ngo abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atya. Aturememo umuntu umwe kandi mushya, ngo abone uko azana amahoro atya. Aravuga ngo kandi ngo bombi ngo bagire umubiri umwe, abungishije n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. 17 yaravuze ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, ari twe abanyamahanga, ngo kandi abari bugufi ngo nabababwira ngo iby'amahoro, abo ni Abisiraheli, ngo kuko ari uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Haleluya. Yesu Kristo niwe waje aduhesha kwegera Imana, twebwe turi amahara kubiri, ngo twegera Imana twese turi mu mwuka umwe. Buri muntu wese wizeye Yesu Kristo. Iyo tuvuga umunyamahanga ko nawe yagiriwe ubuntu, ni umunyamahanga wese wemeye kwizera akizera Kristo Yesu. Uwo niwe wemererwa kuba mu bwoko bw'abana b'Imana. Haleluya. Mu gitabo cya Yesaya ni ibice 53, reka mpasome, naryo ni ijambo nkunda cyane ryerekana ko Yesu Kristo niwe waje kuzuza iyi ntego Imana yari yaragambiriye guhera yarema isi irema na Adamu, igambira yuko ikeneye ubwoko bumwe, ikeneye urubyaro ruyubaha. Yesaya 53 ni umurongo wa 10, ni ijambo nkunda cyane. Yaravuze ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitamba kuba igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Haleluya. Yesu Kristo yaje kuzana urubyaro arukomoye mu bise by'amaraso ye. Rero umunyamahanga n'umuyuda bizera bose Imana ibaha access, ibaha uburenganzira bwo kuyegera. Ubwo ni ubwiru rero Imana yishuriye Paulo, twasomye mu gice cya 3 cy'igitabo cy'Abefeso, yuko abanyamahanga n'abayuda bose bemerewe kwakira ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera kandi nta tandukaniro. Haleluya. Rero mu gitabo cy'Abagalatiya ni ibice 3, reka mpasome naho murebe uburyo twavuze ko uyu mugisha Imana yari yarasezeranyije Aburahamu yuko n'ubundi yaje kuwusoreza muri Yesu Kristo, kandi uwo mugisha kwari ukugira ngo mu mahanga yose naho habemo abizera izina ry'Imana, izina rya Yesu, nabo bahinduka urubyaro rwa Aburahamu kandi bahabwa umugisha nawe. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13, haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. 14, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Ni ukuvuga ngo hano ni ibyerekana ko ubu bwoko bw'Imana n'uyu mugisha wa Aburahamu twawuherewe muri Yesu Kristo. Rero bene data, turagira ngo tubabwire ngo ubu bwiru bwarahishuwe, kandi ubwo bwiru ku munyamahanga wakwiriye kubwumva cyane, akamenya ngo Kristo yaje ku buntu, kandi kugira ngo uzamwizera wese azahabwa agakiza, azahindurwa umwana w'Imana, kandi azemerwe kuba mu muryango w'abana b'Imana. Haleluya. Njya nkunda umuririmbyi wo mu gushimisha yavuze indirimbo nziza, aravuga ngo Yesu yageze mu Rwanda, ngo Yesu yageze i Burundi, Yesu yageze i Kongo, ngo nitanganyika. Ibyo ni ibyerekana yuko Yesu ntahatari, Yesu yageze hose. Icyo dusabwa nuko buri muntu wese w'umunyamahanga akwiriye kumenya ububwire yuko twese twemerewe kwegera Imana.
nidusoma Bibiliya tukabona n'amateka y'Abisiraheli, tujye tumenya ngo Imana yabikoze kugira ngo Yesu Kristo naza twese tuzabone agakiza ku buntu. Imana ibafashe cyane kandi Imana umugisha, tumenye yuko iri banga ryahishuwe, tumenye ko iri banga ryaje kandi rizanywe na Yesu Kristo. Imana ibafashe cyane kandi Imana umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Amen.